Reka twongere dushime Imana ku bw'amahirwe twagize yo kwiga ijambo ryayo kuri uyu munsi wa none. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru rero dufite insanganyamatsiko igira iti kwigisha abigishwa umugabane wa kabiri. Icyo kwibukwa kiraboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Marko igice cya 10 umurongo waho wa 45 haragira hati: kuko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Aya niyo magambo turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Ingingo y'uyu munsi ifite umutwe ugira uti: mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho. Niyo ngingo tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Mbere yo kujya mbere muri iki cyigisho dusenge Imana. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukaturinda. Turakwinginze rero kugira ngo ubane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho. Niyo ngingo tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka turebe muri Marko igice cya 10 umurongo wa 32 tugeze umurongo wa 45. Ni mu buhe buryo iyi mirongo igaragaza uburyo abigishwa ba Yesu batari basobanukiwe ibyerekeranye n'umurimo wa Yesu ndetse n'icyo kumukurikira byari bisobanuye. Umutwe w'amagambo uragira uti: Yesu avuga iby'urupfu rwe. Bari mu nzira bazamuka bajya i Yerusalemu. Yesu abagiye imbere baratangara, bakimukurikiye baratinya. Arobanura abo 12 barajyana, atangira kubabwira ibigiye kumubaho ati: dore tuzamuka tujya i Yerusalemu, umwana w'umuntu azagambanirwa mu batambyi bakuru n'abanditsi, bazamucira urubanza rwo kumwica. Bazamugambanira mu bapagani, bazamushinyagurira, bamucire amacanjwe, bamukubite imikoba, bamwice. Iminsi 3 nishira azazuka. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera baramubwira bati: mwigisha, turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose. Arababaza ati: murashaka ko mbaha iki? Baramusubiza bati: uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Maze Yesu arababwira ati: nimuzi icyo musaba. Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Baramusubiza bati: turabishobora. Yesu arababwira ati: koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba, ahubwo bikwiriye abo byateguriwe. Babandi 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Yesu arabahamagara arababwira ati: muzi yuko abavugwa ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu, n'abakomeye bo muri yo bakayategeka. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba umukuru muri mwe ajye aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere
muri mwe ajye aba imbata ya bose. Kuko Umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Yesu yagendaga agana i Yerusalemu, kandi ubwo yagendaga yabwiye abigishwa be ibyenda kuzahabera. Ibyo ntabwo byari ibintu abigishwa bizeraga cyangwa ngo bifuza kubyumva. Umwihariko wa Yesu mu gusobanura urupfu rwe ndetse n'umuzuko uratangaje. Ariko iyo atari byo umuntu ashaka kumva, kutabyemera biroroha cyane. Ibyo nibyo Yakobo na Yohana bakoze ubwo basangaga Yesu bafite icyifuzo cy'umwihariko. Yesu yabajijwe ikibazo cy'umwihariko, maze basubiza ko bashaka kwicara iburyo n'ibumoso bwe mu cyubahiro cye. Biroroshye kunenga icyifuzo cyabo, tukavuga ko bari abantu baharaniraga icyubahiro. Ariko abo bagabo uko ari babiri bari bariyeguriye gukora umurimo wa Yesu, kandi ibyifuzo byabo ubwabyo bishobora kuba bitari birimo inarijye. Inshuti bakundwa, Yesu yashatse kwagura imyumvire yabo ku byerekeranye n'icyo basabaga. Yababajije niba bashobora kunywera ku gikombe azanyweraho no kubatizwa umubatizo azabatizwa. Igikombe yari agiye kuzanyweraho cyari igikombe cy'umubabaro i Getsemani ndetse no ku musaraba, kandi umubatizo yari agiye kuzabatizwa rwari urupfu rwe no kubambwa kwe. Ahari ibikorwa bigereranywa n'umubatizo we uvugwa byanditswe muri Marko igice cyawo cya mbere. Nshuti mukundwa, ariko Yakobo na Yohana ntabwo babibonaga. Bahise basubiza batabanje gutekereza, bavuga ko bazabikora. Yesu yahanuye ko mu by'ukuri bazanywera ku gikombe azanyweraho, kandi bakabatizwa umubatizo azabatizwa. Yakobo niwe ntumwa ya mbere yishwe ihowe Kristo Yesu mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa 2. Yohana niwe ntumwa yaramye imyaka myinshi, kandi yaje gucirwa ku kirwa cya Patimo bamuhora ijambo ry'Imana. Ariko Yesu yagaragaje ko uwo mwanya w'icyubahiro utangwa n'Imana. Abandi bigishwa ba Yesu bitwaye bate bamaze kumva igisubizo cye? Ntabwo bitwaye neza. Ijambo ry'Ikigiriki aganaktiko, kurakara, rikoreshwa muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 41 ndetse no muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 14. Havuga uburyo Yesu yarakariye abigishwa be kuko babuzaga abana bato kuza aho ari. Yesu yahamagaye iryo tsinda kugira ngo arihe rimwe mu nyigisho ze zikomeye. Yagaragaje ko abategetsi b'abanyamahanga bakoresha ububasha mu nyungu zabo bwite, ariko mu bwami bw'Imana buri gihe ububasha bugomba gukoreshwa mu kuzahura no guhesha abandi umugisha. Yesu atuyobora inzira nk'umwami mu bwami bw'Imana. Inshuti bakundwa, ahangaha
nk'abayoboke ba Kristo dukwiye kwemera kuba abagaragu b'abandi ndetse tunabafasha no kubageza kuri Kristo. Ndakwinginze kugira ngo twemere Kristo nk'umucunguzi wacu kuko yatubereye incungu. Reka kubw'amaraso ya Kristo natwe twemere kuba abigishwa be, kandi nitumara kuba abigishwa be nyakuri tuzabashe kuba abagaragu b'abandi tubafasha kubayobora no kuri Kristo. Icyo nicyo ngusabye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wakomeje kubana natwe ukatuyobora no muri iki cyigisho. Turakwinginze kugira ngo utwiyoborere, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.